bantu mwese mwagumyaga kugenda mumbaza ngo itorero indangamirwa ngo baryapayingamo gute, ngo bijyamo bate, ngo bizo military basic skills ngo zifatwa gute, ngo umuntu usenga yiga ku kaminuza ngo ashobora kurijyamo ngo kwishuri ngo ntihagire ikibazo, hoya bagusabira uruhushya ko yo uri hano yo wagiyemo ubu ufite uruhushya rwose uragaruka amasomo yo kakomeza neza, waba uri mu mahanga waba uri hano mu Rwanda nta kibazo. Iyi ni national program, ni gahunda y'igihugu, ntago ari ibintu ikigo cyo kitazi, rero barakimenyesha. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Ubwo rero nkamwe mwiga University of Rwanda, Rwanda Polytechnic n'andi makaminuza agiye atandukanye, mwese iri tangazo ni imwe ryari rigenewe hanini cyane n'abo bandi bo mu rugero babaye indashyikirwa bo batoranyizwa ku mirenge bakorezwa ku turere, Minaro kasigaye gafata umwe. Bantu banjye muraho mumeze neza, hano bari dufasha ngizazwe makaza neza ku Uburezi Rwanda TV. None anga rero tubazaniye amakuru ameze neza cyane rwose ajyanye n'intore, aho ibintu bumwe cyangwa se ministeri y'umuco w'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu cyangwa se ibintu bumwe imaze kuba ishyira itangazo ahagaragara ku mpinduka zabaye cyangwa se ziyongeye n'ibindi bintu byiyongereye mu itorero indangamirwa icyiciro cya 16. Murabona hashije iminota 25 ibintu bumwe imaze kuba yabitangaza. Tugiye kubagezaho rino tangazo turebe ni bande rigenewe, bundi indangamirwa n'iki, atari bya bindi mujya mwumva ngo ni indangamirwa zaho ngaho hariya nashatse kuvuga. Tumenye ngo indangamirwa n'iki, zijyamo abantu bameze bate, rizabera hehe, byose tubirebera hamwe hano kuri ino video cyangwa se hano kuri iri tangazo. Ni bumwe cyangwa se Ministry of National Unity and Civic imaze kuba yaba ishyira ahagaragara civic engagement, kuvuga ngo impinduka mu itorero. Gusa niba bwambegeze kuri YouTube channel ndajya nkubutse ngo kandi like subscribe ufunguze tujye tubana igihe cyose. Impinduka rero mu itorero indangamirwa icyiciro cya 16. Ikigo kigishirizwamo kurinda igihugu Gabiro niho rizabera kuva tariki ya 15 Kamena kugera tariki ya 30 Nyakanga 2026. Rizitabirwa n'urubyiruko rufite hagati y'imyaka 18 na 23. Mu bazaryitabira hiyongeraho icyiciro cy'abanyeshuri bo muri kaminuza n'amashuri makuru. Iyandikishe bitarenze tariki 30 z'ukwezi kwa 4 2026 unyuze hano kuri iyi link ndaje tuyifungure turebe ni ibiki birimo. Dore ngaha ndaje tuyifungure mbere kukuntu muri applying cyangwa se muri yandikisha. Noneho bavuze bati impinduka mu itorero hano turebe hano kuri no flyer yabo bakoze. Minu bumwe yateguye icyiciro cya 16 2026. Urubyiruko ni bande bazaryitabira iri torero? Urubyiruko rw'Abanyarwanda baba cyangwa biga mu mahanga, abiga mu mashuri mpuzamahanga yo mu Rwanda, ababaye indashyikirwa ku rugerero rw'inkomezabigwi icyiciro cya 13, abanyeshuri bo mu mashuri makuru na za kaminuza. Muziyandikisha munyuze hehe? Kubavuye hanze n'abiga mu mashuri mpuzamahanga ni mukande kuri iyi link ngiye hano ndaje nayo tuyifungure. Kwiyandikisha ni uguhera tariki ya 2 Gashyantare kugeza tariki ya 30 Mata. Ubwo ni mu kwezi kwa 2 kugeza ku tariki 30 z'ukwa 4. Ubwo izi link zombi muzireye muri comment. Noneho uzaryitabira arasabwa iki? Arasabwa kuba ari umunyarwanda witwaje indangamuntu cyangwa passport, kuba ari hagati y'imyaka 18 na 23, kuboneka kuva tariki ya 15 Kamena kugeza tariki 31 Nyakanga 2026,
kwiyishyurira amafaranga y'urugendo yo kugera i Kigali no gusubiraho waturutse. Kubava mu mahanga, ubwo no kubava mu mahanga, kuba udafite uburwayi bwakubuza gukora imyitozo ngororamubiri ikomeye. Iyo bavuze imyitozo ngororamubiri ikomeye, hano ujye uhita wumvamo icyo twita military basic skills. Uburyo wabona amakuru, ushobora kwandikira Itorero Indangamirwa @minubumwe.gov.rw, iyo ni email ya mbere, cyangwa se ukandika kuri rca@minafet.gov.rw, cyangwa kuri nimero zikurikira 0732 028 857, cyangwa 0782 706 730. Ubwo ngubwo rero ushaka n'andi makuru ushobora gusikana no kera code ritangazo mushobora kurigisomera no kuri Twitter, ariko noneho katwinjire kuri ya fomu. Ya fomu ya tarinki ubwo bindi bavugaga nyine bya requirement, hano cyo ugashyiramo na amazina, sibyo? Hano ugahitamo umwaka wavukiyeho, sibyo? Noneho hano ugashyiraho niba ari male cyangwa female, hano ugashyiramo irangamuntu yawe, sibyo? Ugashyiramo irangamuntu yawe, hano ugashyiramo email yawe, byose ukareba ko wabyanditse neza. Hano ugashyiramo nimero ya telefoni, ugahita ukomeza next. Iyo ukoze next bakongera bakaguhereza father name, ugashyiramo amazina y'ababyeyi, ugashyiramo nimero za telefoni z'ababyeyi, then ugashyiramo email y'umubyeyi wawe niba ayifite, ko mwese siko baba bazifite. Hano ugashyiramo amazina ya mama, hano ugashyiramo nimero ya telefoni, hano ugashyiramo email ya mama cyangwa se y'umubyeyi wawe, then hano ugakora next. Maze gukora next, hano ugashyiramo ikigo wigamo, nako igihugu wigamo. Hano ugashyiramo city of studies, umujyi wigamo, ukawushyiramo. Hano ugashyiraho ikigo, hano ugashyiramo uhitamo is the school attended in international diaspora, ugashyiramo niba ari international, niba diaspora, niba ari local. Ngo niba ari local ushobora kwiga muri kaminuza y'ino ahangaha. Course ongoing, ugashyiraho ikintu uri kwiga, sibyo? Cyo wiga cyangwa cyo wize, level of education, ugashyiraho niba degree yawe, then ugakora next kugeza kuri step ya nyuma. Then nimero ya telefone, reference number to be, uvuga ngo ugashyiraho nimero y'undi muntu bashobora guhamagara igihe bibaye ngombwa. Relation with him, isano mufitanye. Ugashyiraho indimi uvuga Ikinyarwanda, so kivuga fresher, niba ukivuga neza urashyiraho kano ka very good cyaturebye buhanitse, niba ari gake urashyira hano handitse raw. Noneho for those who already participated in Itorero Indangamirwa, please indicate that year of participation. Ku bantu mwarabashije kwitabira itorero, nanone hano mugomba gushyiraho igihe mwagiyemo batojwe mbere. Noneho hano ukagira ugashyiramo irangamuntu yawe, sibyo? Hano ugashyiramo irangamuntu cya passport, hano ugashyiramo student application, ugashyiramo student card, ikarita yawe y'ishuri. Then warangiza ugakora iki? Submit. Umaze gukora submit rero kwitereza cyangwa ugategereza. Rero aya niyo makuru mbafitiye ku bantu mwese mwagumyaga kugenda mumbaza ngo Itorero Indangamirwa ngo baryapayingamo gute, ngo bijyamo bate, ngo bizo military basic skills ngo zifatwa gute, ngo umuntu usenga yiga ku kaminuza ngashobora kurijyamo ngo kwishuri ngo ntihagire ikibazo. Hoya bagusabira uruhushya ko yo uri hano, yo wagiyemo ubu ufite uruhushya rwose uragaruka amasomo yo kakomeza neza, waba uri mu mahanga waba uri hano mu Rwanda nta kibazo. Iyi ni national program, ni gahunda y'igihugu, ntago ari ibintu ikigo cyo kitazi, rero barakimenyesha. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Ubwo rero nkamwe mwigaye za University of Rwanda, Rwanda Polytechnic n'andi makaminuza agiye atandukanye, mwese iri tangazo ni imwe ryari rigenewe hanini cyane nabo bandi bo mu Urugerero babaye indashyikirwa bo batoranyizwa ku mirenge bakorezwa ku turere, Minaro kasigaye gafata umwanzuro. So bye bye rero, God bless you, Imana ibarinde.
Kanda subscribe, like na share kuri Uburezi Rwanda TV. Uburezi, akazi na technology byose ni ibyawe.